turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo tariki 22 Werurwe 2025. Dore aho tugiye guhura n'Imana, duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umutwe wa 7, umurongo wa 14 kugeza ku 15, n'uwa 18 kugeza ku 20. Umuhanuzi Mika asenga agira ati: Uhoraho, ragira umuryango wawe n'inkoni yawe, ari wo bushyo wahaweho umurage, busigari bwonyine rwagati mu ishyamba ry'inzitane, maze burishe muri Beshani n'Giligadi nk'uko byahoze kera. Wongere utugaragariza ibitangaza cy'igihe utuvanye mu gihugu cya Misiri. Mbese wagiranwa n'iyihe Mana? Wewe wihanganira icyaha ukirengagiza ubugome. Urukundo ugira urusigisi rw'umuryango wawe rutuma udakomeza kuwurakarira, ahubwo ugashimishwa no kutugirira impuhwe. Tugaragarize bundi bushya impuhwe zawe, unyukanyuke ibicumuro byacu, kandi ibyaha byacu byose ubirohe mu nyanja. Yakobo uzamagaragaza ubudahemuka bwawe, na Aburahamu umwereke ineza yawe, kuko wabirahiye abasokuruza bacu kuva mu bihe bya kera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 103. Singizwa Nyagasani, Mana yuje impuhwe n'ibambe. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nicyo ndicyo cyose gisingiza izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntibagirwe na kimwe byo yaguhaye. We ubabarira ibicumuro byawe byose, akakuvura indwara zawe zose. We wari ubugingo bwawe mumva, akagutamiriza ubutaneshwe n'impuhwe. Ntatongana ngo bishyire kera, ntarwara inzika ubuziraherezo, ntaduhana bihwanye n'ibicumuro byacu, ntatwihimuraho akurikije amafuti yacu. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, niko impuhwe ze zisagiranira abamutinya. Uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba, niko adutandukanya n'ibicumuro byacu. Singizwa Nyagasani, Mana yuje impuhwe n'ibambe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 15, umurongo wa 1 kugeza ku 3, n'uwa 11 kugeza ku 32. Muri icyo gihe abasoresha n'abanyabyaha basanga Yezu bose bashaka kumwumva. Abafarisayo n'abigisha amategeko batangira kwijujuta bavuga bati: uyu muntu ko yakira abanyabyaha akanasangira nabo? Nuko Yezu abacira uyu mugani ati: umugabo yari afite abahungu 2. Umuto yabwira se ati: dawe mpa 8 ngenewe. Nuko se abagabanya ibye. Hashize iminsi mike, umuto yakoranye ibye byose, ajya mu gihugu cya kure. Nuko atagaguriza ibye yibera mu maraha. Amaze kubitsemba byose, muri icyo gihe atera inzara ikaze, nuko aratindahara. Nibwo agiye gusaba akazi ku muturage w'icyo gihugu. Amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. Yifuzaga kuba yahemburwa n'ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Bigeze aho aribwira ati: nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki, barya bakanabisigaza, naho ngewe nicirwa n'inzara hano? Reka mpaguruke nsange data mubwire nti: dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikure kwita umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka asanga se. Akiri kure, se aramurabukwa, yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. Nuko umwana aramubwira ati: dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikure kwita umwana wawe. Naho se abwira abagaragu be ati: vuba muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, mumwambike n'impeta mu rutoki n'inkweto mu birenge, muzane ikimasa cy'umushishe mu kibagi, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Nuko batangira kwishima. Icyo gihe umwana w'imfura yari mu murima. Arahinguka, ageze hafi y'urugo, yumva baririmba umudiho ari wose. Nuko ahamagara umwe mu bagaragu, amubaza ibyo ari byo. Undi aramusubiza ati: ni murumuna wawe wagarutse, none se yabaza ikimasa cy'umushishe, kuko amubonye ari mutaraga. Aherako ararakara, yanga kujya mu rugo. Se arasohoka aramuhendahenda ngo aze. Nuko abwira se ati: reba imyaka yose maze ngukorera, nta n'itegeko ryawe na rimwe ndengaho, nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo ngasangire n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wagarutse, amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, aba ari we ubagishiriza ikimasa cy'umushishe? Nuko se aramusubiza ati: mwana wanjye, wowe iteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe.
ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi ujye ukora ku buryo uhinduka. Nyagasani, dusabiye abantu bose biteguye kukwakira kugira ngo bakire imbabazi zawe, impuhwe zawe, kuko Nyagasani uri umubyeyi wacu wifuza ko twakugarukira maze tukareka amafuti yacu, amakosa yacu, ibyaha byacu, tukarangamira neza yawe n'ubutungane bwawe, kuko uri umunyampuhwe n'umunyaneza. Turagusengera rero ngo uze mu buzima bwacu, komeze uhindure abantu bari kure yawe, uhindure abantu ingeso zagize imbata, uhindure abantu bishuye mu ngeso mbi, ibiyobyabwenge, itabi, inzoga n'ibindi byose batwara umutima bikabatwara uruhu n'uruhande, maze bose ubakire muri aka kanya, bagarure mu nzira zawe, wongere bagaruke, bakoreshe neza imibiri yabo, bakoreshe neza ibyo batunze, kugira ngo bakurangamire wowe Mana nyakuri, bakwizigire wowe munyampuhwe n'umunyaneza, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti imfura ingana na se. Niba uri imfura ku Mana, uhora ukora neza kugira ngo nawe use n'Imana. Imfura yambara nka se, imfura isa na se, imfura ingana na se. Muyigamana icyo bita nyine imfura ni umuntu uri gukora neza, ni umuntu wagarutse, ni umuntu wagarukiye Imana, kuko n'isomo rya mbere ryabitwibukije. Turifuza kongera kugarukira Imana ikadahonagaho amakosa yacu, tukongera tukaba bashya, tukaba bazima, tukongera tukaba imfura nyine. Dore ko nyine igihe wakoze icyaha ubihindukiye igipfura, wamara kugorokera Imana ugahinduka imfura. N'ivanjiri uwo munsi twayumvise harimo imfura, harimo n'umwana w'umuhererezi. Twumvise mu buryo wari ufite abana babiri, umuhererezi ndetse n'imfura. Ese muri abo bahitamo kubunde kuba imfura? Tugerageze iri somo riza kurangira turi imfura. Ese nyuma yo kumva ino vanjiri, mu bushishozi bwacu twebwe abantu, ari uyu mwana w'umuhererezi ari imfura, ninde wari kure ya se? Turaza gusoza tubona igisubizo, bityo nawe urebe ahantu hose uri kure y'umubana, uri kure y'inshuti yawe, uri kure y'Imana, maze nawe urebe uburyo ujya wigaragaza neza inyuma, ariko imbere hari gutambuka biracikana abakereranya bashaka gukuyobya, bakujyana kure y'Imana. Imfura na se birangana. Aho nawe niba koko wita imfura, ungana na papa wawe, ungana n'umubyeyi wawe, ukora neza nk'uko umubyeyi wanjye akora neza. Twese umubyeyi wacu n'umwe, ni Imana Data, umunyampuhwe n'umunyaneza. Tugiye kwibanda kuri ino vanjiri uno munsi, ivanjiri abantu benshi bakunze kwita ivanjiri y'umwana w'ikirara, abandi bakayita ivanjiri y'umubyeyi w'impuhwe, ariko twebwe turaza kuyita ivanjiri y'imfura, umwana w'imfura. Umwana w'imfura niwe ugiye kuturangaza imbere, umwana w'imfura. Mbere yo gukomeza kuzirikana ku mwana w'imfura, tubanze tunyarukire gato mu uruganda rw'imigati, boulangerie, bityo turebe ibibazo dufite muri sosiyete yacu byo kubura imigati. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo ngo yari umugira neza, yari umunyampuhwe, yari afite uruganda rw'imigati, ngo nuko mu gihe cye muri ako karere ngo haje kwaduka inzara. Hanyuma uko hadutse inzara, abasore benshi, urubyiruko rwinshi rwishora mu biyobyabwenge, kunywa itabi. Wa mugabo areba hirya, areba hino, abona ikibazo cy'inzara cyari gihari, abona n'icyo kibazo cy'urwo rubyiruko ruri kunywa itabi, ruri kwishora mu biyobyabwenge. Afata icyemezo cyo gushinga boulangerie, uruganda rw'imigati, kugira ngo abo b'urubyiruko abafate, baze abigisha gukora imigati, bakora imigati, bave mu buyobe, boye kuzongera gusubira mu biyobyabwenge, maze koko bakore. Nuko wamugira neza ngo atanga itangazo ko ashaka gufata urubyiruko rwinshi rukaza gukora muri urwo ruganda rutunganya imigati. Icyo abasanga cyari kimwe, kuzinuka itabi, gutongera gusubira ku itabi. Nuko urubyiruko rwinshi rwumvise ko akazi kabonetse, baza ari benshi cyane, nanjye kuvuga bahuruye, buri wese ko yinjira akora isezerano ko atazongera kunywa itabi, buri wese ko yinjira akora isezerano ko atazongera kunywa itabi. Nuko wa mubyeyi abona abantu benshi muri urwo ruganda ko bakoraga imigati, bakora imigati. Nuko aza gufata icyemezo, abonye ko batagisubiye mu biyobyabwenge kunywa amatabi, afata icyemezo cy'uko muri abo ajya gufatamo 4, kugira ngo abo 4 bazamufashe kuyobora abandi
nk'abajyanama be, bityo urwo ruganda rutera imbere, uruganda rwo gukora imigati. Ubwo abajyanama abahitamo akurikije uburyo yabonaga ari bo bahindutse kurenza abandi, ari bo b'inyangamugayo kurenza abandi. Nuko maze gushyiraho abajyanama, uruganda rukomeza gutera imbere mu gukora imigati. Nuko igihe kimwe cy'ijoro wa mubyeyi aza kugira abashyitsi bamutunguye ngo yagombaga kubakiriza imigati, dore ko imigati yari ikunzwe. Areba hirya areba hino, yibaza uburyo agiye gukangura ba bakozi be kugira ngo bajye gukora imigati. Afata icyemezo cyo guhera kuri babandi yari yizeye ko ari bane babajyanama be, babandi yahaye ubuyobozi, kugira ngo abari bakangura bwa mbere, dore ko umuyobozi wundi ari uvunika kurenza abakozi be abayobora. Bakabajya mu ruganda muri iryo joro bagakora imigati, hato umushyitsi ataza kubagwaho ntacyo afite baza kumwakiriza. Nuko aragenda, mubyeyi ukurikira aka kantu, aragenda ajya gukomanga ku rugi rwa mujyanama wa mbere. Nuko wa mujyanama ajya kumukingura, ajya gukingura shebuja. Shebuja ataragira icyo avuga, wa mujyanama ngo aramubwira ati, databuja ntarakare, muri iyi nzu nacumbikiyemo umuyobozi ukomeye, ariko yaje anywa itabi. Rero numva impumuro y'ino tabi, databuja nyaboneka ntuze kundakarira, ni igikorwa cy'urukundo nakoze cyo gucumbikira umuyobozi wundi usanzwe anywa itabi. Nuko shebuja atekereje uburyo yamubuje kunywa itabi, iyo mpumuro nako uwo munuko w'iryo tabi, shebuja ako kanya ahita aragenda, kuko uwo munuko wumumereye nabi. Uwo munuko nyine watumaga uwo muyobozi adashobora kweguka. Shebuja ajya kundi wa kabiri. Nuko agezeyo arakomanga, undi aramukingurira, yitangwa aramubwira ati, databuja ntarakare, muri iyi nzu hari guhumura itabi, ariko nagiye ku isoko ku mugoroba ngiye kurangura ibicuruzwa, nuko bagiye kunyongeza, banyongezamo n'itabi. Databuja rero ntarakare, naza kumva impumuro y'iri tabi muri ino nzu ndaze kundakarira. Wa mubyeyi nanone ahita yikura, kubera iyo mpumuro y'iryo tabi yari iri muri iyo nzu. Nuko ajya ku mujyanama wa gatatu, ngo agezeyo naho amusaba kugira ngo aze bajye gukora imigati. Wa mujyanama nanone atekereje uburyo ari guhumura itabi, abona biza kurabona shebuja aza kubibona, aza kubimenya. Nuko aratangurana aramubwira ati, databuja ntarakare, muri iyi nzu ndimo yari icumitsemo umunywi w'itabi, yanze kuvamo, niyo mpamvu niwumva impumuro y'iri tabi ntuze kundakarira. Nuko shebuja wa munuko uramukubita, akizwa n'amaguru aragenda. Nuko shebuja ajya kuwa kane, uw'inyangamugayo kurusha abandi. Nuko agezeyo neza amaze kumukingurira, yumva inzu yose iratamirana n'itabi, umunuko ari wose. Nuko nawe aramubwira ati, databuja ntandakarire, umuntu tubana muri ino nzu anywa itabi, nuze kumva umunuko w'iri tabi ntibize kugutera ikibazo, sinshobora kumusiga. Shebuja rero amubaza cyane, ageze kuwa kane ati, nawe koko tukoko filimi, nawe wanze kureka itabi? Nuko shebuja amaze kubahitura bose ko ari bane, abuze n'umwe bajyana kugira ngo bajye gukora imigati, ataha yihebye, akurikije igihe yari amaze abitaho, bamwereka ko bahindutse bavuye ku itabi, batakinywa ibiyobyabwenge. Neza shebuja yibaza aho yakandira arahabura. Nuko shebuja ataha yabuze uwo akandiraho, kuko yibwira ko bose baretse itabi. None icyaba ahubwo nibo bafata ibiyobyabwenge ku buryo bukabije, ku buryo buremereye, ku buryo bw'agatangaza. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Siti save, yaba uruzi ko abo bantu bagize ibyegera byawe bose arabafata ibiyobyabwenge, bose ko nta n'umurimo udafata ikiyobyabwenge. Uramutse umenye ko abantu wiyegereje bya byegera byawe bose ko bafata itabi, bose ko banywa itabi, kandi warabujije itabi, wabigenza ute? Wakora iki? Ino vanjiri y'uno munsi iradushyira imbere abantu babiri, umuhererezi ndetse n'umwana w'imfura. Akenshi dukunze gufata umuhererezi nyine nk'umwana w'ikirara, tukabona yaragiye kure, yaragiye gutagaguza ibintu bya se, mbese nk'uko iyi mfura ibyivugira iti yagiye mu maraha, ibintu by'abimara mu ndaya, mu busambanyi, mu biyobyabwenge n'ibindi byinshi cyane, none aragarutse ugiye kumuzimana n'ubundi. Uyu mugani uratwerekeza mbere na mbere ku muryango w'Imana w'Isiraheli, Imana yatoye bwa mbere wa mwana w'imfura nyine. Ariko igihe cyaje kugera batamaza Imana, bahemukira Imana, bishora mu biyobyabwenge, bishora mu ngeso mbi, ibigirwamana, biza kurangira bagombeye Imana bajyanywe ubunyago.
ivanjiri nanone iratwerekeza ku bakuru b'umuryango, abafarizayi, abigisha amategeko, b'abakuru b'ingoro, aribo ba mbere bagambaniye Yesu. Ng'abana b'imfura bagakorera Imana nabi, kandi ari ab'imbere mu kiliziya, ab'imbere indani, babandi b'imbere mu itorero. Uyu mugani kandi uratwerekeza mu buzima busanzwe ku bakristo, babandi tubona b'imbere, babandi b'indani, b'abayobozi bakuru, abakuru b'amatorero. Ariko bene abo bose wasanga se aribo baguguna igufa, bamera igufa bunguri, kandi aribo tubona baturangaje imbere, b'abakristo ba mbere, b'abakristo bo ku ikubitiro, b'abakristo bagenda koko neza mu nzira bagororotse, bikaza kurangira ahubwo aribo bahemu b'indani, bikaza kurangira aho bafata ibiyobyabwenge, kandi twebwe twibwiraga ko aribo baturangaje imbere. Uyu mugani nanone urakubwira, nanjye urambwira, njye wishushanya, yerekana neza inyuma, imbere ndi kugomera Imana, ndi guhemukira Imana, imbere ndi kure y'Imana. Nguko uko uyu w'imfura yibwiraga ko abana na se niko yibwiraga, bikaza kurangira ahubwo ari ugiye kure ya se. Umuhererezi aragarutse, wa wundi warakoze nabi, ariko imfura nigiye. Umuhererezi kubw'intera y'umubiri fizikoma yarari kure, ariko iyo ntera ayikuyemo, araje, aragarutse. Hanyuma spirituellement, ku buryo bwa roho, usigaye ari kure n'uyu w'imfura, kuko we arakaye, arabishe, ageze ishyari, ngubwo ubugome, ngo urwango. Natwe igihe cyose mu mutima wacu hari ubugambanyi, mu mutima wacu hari urwango, mu mutima wacu dufata ibiyobyabwenge, mu mutima wacu turi kure y'Imana, natwe duhinduka abana b'imfura banga kwisubiraho. Nyagasani yifuza kudukunda twese, agasaba ko twakwakira urukundo rwe. Icyagoye umwana w'imfura ni ukwakira urukundo rw'umubyeyi. Icyashobokeye rero umwana w'umuhererezi yashoboye kwakira imbabazi za se. Ngaha natwe Nyagasani ashaka kutuganisha. Icyo Nyagasani yanga ni icyaha, ariko agakunda umunyacyaha. Icyo Nyagasani adakunda ni amafuti, ariko umunyamafuti aramukunda, kuko aba yifuza ko buri gihe yagaruka akagarukira Imana. Ongera utekereze nawe uburyo ugiye wibomba, ariko cyitwararika kugira ngo baguhe akazi muri rwa ruganda rw'imigati, ariko ari wowe uri kurumunga, ari gukoramo amabi, ari kunyweramo itabi, ari gufata mu biyobyabwenge, kandi bibujijwe. Ongera nawe kuri ifoto y'umuntu wakwizeye akaguha nk'akazi, umuntu wakwizeye akakugira nk'umujyanama. Umunsi yamenye ko ujya umuryarya, umunsi yamenye ko uvuga by'akarimi gusa, umwereka uruhande rwawe rwiza gusa, umunsi rwa ruhande rubi rwawe rwagaragaye bizagenda bite? Umunsi yamenye ko unywa itabi, umunsi yaje kugukomangira agasanga mu cyumba cyawe huzuye ibiyobyabwenge, bizagenda bite? Kongera dutekereze ubwo ibiyobyabwenge twese dufata, ibiyobyabwenge bitubuza Imana, ibiyobyabwenge bitujyana kure y'Imana, za ngeso mbi, irari ry'umubiri, za ngeso mbi, ingeso mbi z'ubusinzi, ingeso mbi z'ubusambanyi, ingeso mbi z'ubusambo, ibyo byose bitujyana kure ya Databuja. Nuko rero tugakorera Imana, amanywa tukaba turi gukorera Imana, twishimye nyine nk'abana, nanjye kuvuga b'imfura, ariko umugoroba wagera, nijoro hagera, buri wese akishora mu ngeso mbi z'urukozasoni, buri wese akishora mu ngeso mbi z'iraha ry'umubiri, buri wese akishora mu ngeso mbi zo kugomera Imana, buri wese akikinya mu cyumba cy'akagomera Imana, kandi koko Imana ari umubyeyi wacu, umubyeyi w'impuhwe wadutoye, ashaka kudutuma, none twebwe twaramutengushye. Kuko abana b'imfura birangira batengushye, kandi ngo imfura ingana na se. Uyu munsi nawe uze gukora umwitozo, ujya mu cyumba cyawe, urire, ubazwe n'amafuti y'amakosa yawe, kwa kundi Imana ikwizera, ikaba yaragutoye, ikakwizera, none wowe igihe umara uri kwitamaza, igihe umara uri kwihemukira, igihe umara uri kure yayo, kandi ari uvuga Imana, ariko bikaza kurangira ari uri kwivuguruza. Ongera ibikorwa byawe biri kuvuguruza Imana muri ino minsi, kandi ari wowe ushinzwe kuyivugira, kandi byaba. Nuko nawe ubuzima bwawe ntibuzarangire ubaye igipfura, ahubwo buzarangire uri imfura, wigororeye Nyagasani, kuko twese turi abanyabyaha. Icyo dukeneye imbabazi z'Imana, Imana itubabarira buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.